ariko iyo yicaye akavuga ngo naramusahuye ngo nagiye ngo mwibye amafaranga ngo miliyoni enye nibaza izo miliyoni enye hanyuma se bagukubita wari uhari aho gutinya Imana wabeshye uratinya kamera ya Deusi. So ni nkuko vuga ngo uwo mukobwa rero niba abonye video ariko yakwemera ko yaryamanye n'uwo muvuga ngo ni nko kuvuga ngo Brezil akurongora wari uhari. Nzabyemezwa na video utise ngo roho yako iko temwe. Niba uvuga ibihabanye n'umutima wawe ni wowe uri kwibeshya kurusha rubanda uri kubeshya. Nawe mukobwa rero niba byarabaye ukavuga ngo paka video ibonetse urabeshya umutima wawe. Sibise? Cyane. Urabeshya umutima wawe kubeshya rubanda. Iyo video iramutse ibonetse kuki wabyemera? Yabivuye heze. Yabigira byo bitarabaye se? Nuko ndavuga nti reka gende higo. Ntakangaye. Ego. Ako nibuke ni kabiri. Ariko se umugore ukubitwa mu mezi 6 ya mbere ubwo bazama akubiswe kabiri muri 6 ubwo yazamara 10 yarabaye ingoma y'abaporo. Jiste nk'icyo nicyo cyagomba kubanza mbere kujya kuvuga ngo amarido ngo tujya ku mutayeri wakuraho nimero ntago nkoresha interview ntago wamera muri izo generalite ngo nzemere muri iyi dosiye. Imana izubwenge iyimenya ko igitsina mbere ya mariage ntacyo cyakumarira yari kukiguhiye kigeze. Icya kabiri nongere nabyo mbivugire rimwe. Imana izubwenge cyane iyibizi neza ko igitsina kigenewe umuntu umwe ngo mwasezeranye yari kugishyiraho ingufuri kikagifungura uko kibonye nyiracyo. Ntabwo ariko kuvuga ngo ntabwo wakwivuga ngo ndokotse ubusambanyi ngo ndokotse kunywa inzoga ariko ahandi tiku ubugambanyi barajya gutora mudugudu kabari wowe utangira kuzana ngo tumaze igihe tuyoborwa n'abanyacyangwa ngo none ni muzana n'umunyamutara iyo ni tiku bose warukotse iki. Right, JALAS Official TV turabasuhuje tubifurije ibihe byiza muri Imana abane namwe aho muherereye tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kubana n'umunyamakuru mugenzi wacu akaba umusesenguzi ku nkuru zitandukanye KAREGEYA Jean Baptiste. Wiriwe neza amakuru? Yes, makuru ni meza. Kwa bari makananiro. Ejo nari nagiye Kanombe gushyingura umusaza wari inshuti yacu. Nihangane. Na mahungu Evariste. Umva rero umunsi wose gahunda zo gushyingura zifata igihe hanyuma abantu biyo bamaze no gukaraba rero kuba bageze usanga harimo akantu k'akananiro ariko nta birenze. Hari niyo makuru muri rusange. Hano uzindukira no kuri radio. Urumva nyine ni ibintu nturyame ngo uruhuke neza ukazindukira. Urumva rero ayo niyo ari amakuru. Ariko abadukurikiye mbasuhuze ko niba bemera ibyo tubakorera nabakamaro. Yego. Nta kibazo turaza kugerageza wenda tuganire mu buryo busamarayizinze ariko bwungura abantu badukurikiye. Kubera ko bari bansabye cyane bambwira ati KAREGEYA ajya tuganiriza neza ngira ngo ujye ubona comment nawe urazisoma abantu bati rwose niwe musesenguzi niwe mwanalist natubwira uko yumva ibi bintu nashungure natwe tubyumve. So niyo mpamvu hanini tuba tuvuze tutireka twicare tuganire. So rero ni byinshi bihari muri iyi minsi ariko mu minsi ishize ngira ngo twaganiraga kuri saga n'undi yari isa nkaho yazamutse mu barokore nabonye nayo isa nkaho itararangira kuri iyi nshuro none nabonye n'umudamu yarakoze part 2 sinzi niba barayibonye wenda akaba ari comment waduha kugira ngo tujye no ku bindi. Sorry. Sinzi niba hari iyo comment waduha nta kidasanzwe numvisemo nayo warayumvise cyane ko gisinga undi bintu birambirana bitarasa ku ntebe.
umva rero iyo bantu baciye umunyamakuru yarakurambiye cyane rwose ntabwo abazaga ibifatika iyo uriya mugore ngiye muhuye kuri mikoro namuvuga ngo ibyo bavuga nibyo waryamanye na ninde ni plaisir waramuhaye ntiwamuhaye wenda nk'akabazo kari karimo nako kuvuga ngo ese uzasubirayo amashuka ameza ngahe nakirebye nk'inshuro ebyiri kuko nageraga hagati nkacika intege nkabona icyo nshaka atari cyo ndi kubona ifu kandi inkuru yose igira atake ibyo abantu bakeneye ukabihera aho hafi nta mpamvu yo kugira ngo ugire ibintu bizambi bimara iminota ingahe nta kintu kizima uravuga ubwo rero bica intege nari ntegereje ko mvuga ati ese koko plaisir mwararyamanye cyo ko aho yageze akavuga ati umugore we yerekanye video ngo yavuze ko afite video aravuga atazazizane uriya mukobwa nawe mu kiganiro cya mbere navuze twakumukozeho uriya mugore Diane hari umuntu wayimpaye commentaire avuga ati ibintu byo muri ADPR ijya ubanza umbaze ati bira Diane wamurengeje ntabwo ndi hano kurenganya ngendera ku byo wambwiye sindema amakuru huye natwe rega nejo bundi nejo ukimara kumpamagara kumbwira ko tubigarukaho nabwiye uwo muntu ngo ampe amakuru ntabwo aransubiza ngo nayampa nzagira ariko ikiriho cyo ikintu nabonye muri cya kiganiro sinibuka ukuntu umukobwa yavuze bamubaje ati izi video biki n'ibiki baba ngo niziboneka nzabyemera yego ifo kuvuga avuze ati zishobora kuboneka ari montage zishobora kuboneka ari wowe muri wowe roho yako inasema nini roho yako iko temwe mwararyamanye ntimwaryamanye ibintu nk'ibyo nicyo ufite umunyamakuru icyo kintu yagomba kubasha kumukuramo ntabwo kuboneka kwa video ari cyo bigira uko ibintu byabaye yasubije nk'uri kwirezerva avuga ati zibaye zibonetse oya yasubije nk'uvuga ngo byarabaye ariko nta wabibonye nta kamera yari ihari kandi ibyo ntibivanaho uko byaba kuko iyo usobanuye ngo muzane gihamya ntazaziriza urukiko nyine ariko kuba abantu babura gihamya mu rukiko ntibivuga ko ibyaha bitabaye so rero ngiye kukubwira ngo iki n'iki kiboneka nibwo ndabyemera nese uko urabyemera uko kibonetse ubwo se ari nk'ahandi hantu haboneka ibitangaza bari abantu basenga Imana ikayizana ikayikubitaho nibwo wakwemera se ku ikintu cyaba ku bibunyetso bya nese ubu babona n'uhagaze yego ibikorwa ntibigaragare na nyina n'uwe ngo n'uwende nyina munsi yiwe yaramenyekanye ibikorwa ntibigaragare ni byinshi ariko bimenyekanye ukabibazwaho navuga ngo ndabyemera uko mbonye ikimenyetso cyo gihe ntabwo nubwo burukore simba mwumva n'umuntu muri rusange ngo mubanze muzana ibimenyetso mbone kubyemera ni hahandi nyine umuntu apfa bakajya muri ribu ukabona uwo bakeka yabaye umwere ariko ntiberekane nyiri ukumwica kandi ntabwo aba yishe ibyo rero urumva ibimenyetso n'ukuri biratandukanye so numva ngo rero ku muntu nk'uri yaba abantu baba bevoriwa mu bintu by'Imana birirwa babwira abantu baramaze guca abantu b'ibice bibiri ngo turabisi turabijuru bariya nabisi ntabwo yakagombye kuba kigendera ku bimenyetso kuko ntabwo ari ibimenyetso bituma ikintu kiba ni nko kwa kubyara ukavuga ngo babanze bapimisha DNA ngo nibwo nemera ko umwana ari wanjye wabanje ukabyemera se kuvuga ngo uyu mugore yagombaga gusubiza yeruye akavuga ukuri ku murimo cyangwa se akabihakana ariko yivuga ngo nihaboneka video nibwo nzabyemera yego byarabaye wese wabyemera ku iki video yaboneka ukemera ibyo utazi ko byabaye urabyumva nkuko yaje agasubiza ikintu kijyanye kuvuga kiriya nuko azi neza ko iyo video ntawe yifashe yego ahubwo dusuppose ibaye ihari gazavuga ati koko ni njyewe ni wowe se kera hari umuntu wajyaga adusetsa muri ntuza bagikoresha machine za dactylographie umuntu agatapa akabaza ati kanaka ikibazo cya mbere ukabanza ukavuga amazina n'umwirondoro noneho mwibazwa noneho akavuga ati nitwa JALAS mwene hanyuma se bagukubita wari uhari uri kubyumva kuko ni ikibazo nyine kuko niba ikibazo ari cyo kwemeza ko uwo muntu yari ahari nawe uramubaza niba yari ahari cyangwa se kuvuga ngo Karegeya yakubita JALAS wari uhari kandi babaza JALAS so ni nkuko vuga ngo uwo mukobwa rero niba abonye video ariko yakwemera ko yaryamanye n'uwo muvuga ngo ni nko kuvuga ngo
Brezil akurongora wari uhari nzabyemezwa na video utise ntabwo kuba nta video yahafatiwe bivuze ko bitabaye se iramutse sibonetse uwo muntu yaba wendwa yabarinde ibyo rero urumva ari ibintu biba birimo kujisha by the way bino buriya uko wishyiraho responsibility nyinshi niko uba wishyiraho umuzigo abantu bigira ibyitegererezo babeshya ibintu ubona nk'ibi ngende kuvuga nanjye ibyambaho kuba ko jewe ndi muri yo category ibyambaho nuko wenda nitwa umunyamakuru nitwa umusesenguzi n'ibindi nibihabanye n'ubwo busesenguzi ariko umuntu wigize ukuntu abo bapasiteri birwa bambura birwa babwira abantu ngo ibana bitangaza mukanya kambura mukanya akajya yakira randevu z'abagore avuga ngo sinakira urenze umwe hinjira umwe hasohoka undi hinjira umwe hasohoka undi bakaba bambuzi bakaba basambanyi bakaba basinzi bakaba bagambanyi irresponsibility zikomera kubera ko bamaze kwiyerekana abo batarimo babyumva niho biremerera kurusha twe twebwe niho turi abasanzwe se fo koroshya ubuzima fo kubijyamo uzi ngo ubigiyemo Alfred Munyantwari wari directeur wa SOS nyikoramo niwe avuga ngo roho yako iko temwe niba uvuga ibihabanye n'umutima wawe ni wowe uri kwibeshya kurusha rubanda uri kubeshya nawe mukobwa rero niba byarabaye ukavuga ngo paka video ibonetse urabeshya umutima wawe sibise cyane urabeshya umutima wawe kubeshya rubanda iyo video iramutse ibonetse kuki wabyemera yabivuye heze yabigira byo bitarabaye se basubije kare so urumva rero niho ibintu biba bigoraniye ari uburyo wo kwigisha abantu ariko by the way abantu bitwa ko bafashe umurongo wo gukurikira Imana birwa bigisha nibatanga urugero cyangwa niba bibananiye bajye mu bandi bura nta kindi kibiremereza pe nta kindi kibiremereza nuko warabaze kugaragara handi hari igihe cyabayeho bakavuga bati reba ibyo umva ibyo nkubwira wireba ibyo bajyaga bivuga ngo ngo niko abapadiri bavuga ariko ntabwo ari byo ibyo mu banyapolitike birashoboka banyapolitike bamwe ari tubona bigeze no mu banyamadini bamwe bigisha nyine bamwe bigisha gukunda igihugu wareba imbuto ukazibura ariko ngo umva ibyo mvuga wireba ibyo nkora iryo somo ntabwo ryafata donc urumva rero donc abantu babyumva abantu biyaturiraho kuba barokore nubwo urubanza rutaraba ngo barokoke abantu biyaturiraho ibyo bintu bagomba kubyitwaramo neza kuko ari societe Imana yo ntituzi igihe izarucira ariko societe igufatamo icyitegererezo akantu kose rero ukoze niyo wambuye umuntu igihumbi barakorese ntabwo wumvise Theogene avuga ukuntu bamwotaga yatinze kugura umuriro muri cash power cyane w'igihumbi agenda ati ariko umuriro urumva nibwo hari hasigaye kuba bavuga ati ariko nk'uyu mupasiteri yigisha ibiki atatugurira umuriro ni inkuru y'Imuhanga yagizwe n'irimo kuba ari y'abarokore bajya kanyarira bari abantu bajye bamenya ngo uba wihaye umwitangizwa mugari kurusha uko njye nakomeza nikunjamiye gutya ku buryo ibimbayeho byose bavuga ati nta gitangaza kuba bibaye kuri Karegeye ariko wowe niba wigira ngo intumwa y'Imana ukagaragara mu bwambuzi ukagaragara mu butekamutwe uzabazwa byinshi ari Imana igihe muzahurira ariko ni na societe weretse ibyo bintu njya mivuga cyagiye abantu muri ADPR bambara bya bikwembe by'iroza twohereje umunyamakuru witwaga Deus atunze kamera wawo undi wa mudamu wari urimo abizamura gutya ajya guca inyuma y'inzu aho kugira ngo azarebe iyo kamera aho gutinya Imana wabeshye uratinya kamera ya Deus urumva icyo kintu uratinya kamera kweri kamera irimo iki burakeye nyuma bati insengero zirara zisakuza bafunga abapasiteri hari ku bw'abadege bafunga abapasiteri hatangiye baratakamba gute niba utinya niba Imana wirwa ubwira abantu itinyitse kuki utinya amapingu y'abadege niba ari byo koko kuki utafata ko gufungwa biguhaye okazi yo kujya kwigisha abari ifungwa urumva rero tukemanga agenda yawe abo bantu biha uwo mwitangizwa niko bimeze pe ni nako tureba nta ntuza n'abanyapolitiki birwa bigisha
urirwa wigisha gukunda igihugu ibyapfuye nibyo ibyapfuye nibyo bene ibyo banze gupfira mu kanya ukabutangiye kuvuga ngo Nyamasheke banywa mu karu none ngewe nanyweye champagne yo muri Gasabo wewe niwe tureberaho hari umuntu wakomentinze ngo uriya muntu gukunda kumutangamo ingero cyane n'icyitegererezo cyiza cyane sibyo kuko ibyo yigisha ibyavaga mu kanwa ke ntabwo ari byo byabaga mu buzima bwe urumva ngewe rwose nemera umugabo iyo ngendana n'umugabo arahagarara nkahagarara yagenda nkagenda n'uwangira gitifu w'akagari najyayo areko ye none se uwo mugabo mugendana niwe uzi ko igihumbi kigura mu karu udutase dutanu inyamasheke wowe ukavata miliyoni 10 zo muri Gasabo ngo ni champagne muri Gasabo ngo ni champagne attention champagne ni aho yagura menshi yagura weda ibihumbi 200 bishaze ba miliyoni 10 ufashe amacupa ya champagne 50 kandi wanyamasheke mu gihumbi yanyweyemo amatasi 5 ya mukaru mwaja murareka urirwa muri ibyo bakureba bakabibura nibagomba kukwitegereza ngiye kumutangaho urugero c'est parce que ni urugero rwiza rw'umuntu wavuze ibihabamye n'ibyo abamo kandi yeuretse abantu yagoretse ibintu bamwe barakorekera izere ko buriya ari mu igororero ntari ntibyari ngombwa ikigenzi nuko bimuhama bikagaragara ko yabeshya abanyarwanda ngero n'impamvu mutindaho cyane hari n'undi bari kuvuga muri ya dosiye ya Kinigi harimo umuntu se dosiye ya Kinigi dosiye y'abakono kwikaze harimo umuntu mu bantu dusa harimo umuntu numvise igifi oya cyari igifi kitacyoga ariko niba ari umuntu uvugwa muri Rutsiro uvugwa mu madosiye ya Rutsiro akavugwa mu madosiye y'ishuri yasabiye umuntu wabaga muri njyanama ya Rurindo akavugwa bose urumva wundi suri no muri iyi ngiyi uyu twavugaga mukiri uraje ubwire neza ahubwo buretse gatoya ngo mukiri gihe araha uwo nguwo buriya we nuko yoroshya atagiraga amagambo akarishye ariko ndamwibuka 2017 manza yarakira umudepite ataraba guverineri nawe hari uburyo yavugaga rwose aho muzatugaze bari bushakira bakahita na za WhatsApp na za Twitter yagendaga yandika my dear biravuna burya inkende uko yurira umusozi uko yurira igiti niko igaragaza inyuma yahaye ibi ngewe mvuga hano nuko nyine nge mvuga nicaye muri zino ntebe wanije sibyo se ntacyo nemerera rubanda nta kirenze sindi miseke igoroye ariko nubundi ndi muri kategori yabo ariko iyo uvuze ngo ugiye hariya mu bushorishori ibyo uhavugira amenya ngo biragera kuri benshi ariko n'abandi benshi bakurikirane ko ibyo uvuga ari byo voilà la différence voilà reka gato nsubire kuri iki kiganiro cy'uyu mugore kubera ko gitangireho kugira ngo mbivireho rimwe numvise ku isaha n'umunota wa 12 yavuzemo ko umugabo ngo yamukubise inshuro 2 ibi bintu ntibyaba ibyaha ntabwo aho nahageze kirarambirana ko kitagiti ntabwo nahageze ndavuga nti ibintu byaba ibyaha ibyaha zakaba atarajya kurega Jisiteba nk'icyo nicyo cyagomba kubanza mbere kujya kuvuga ngo amarido ngo tujya ku mutayeri wakuraho nimero ntago ndi nkoresha interview ntago wamera muri izo generalite ngo nzemere muri iyi dosiye icyo icyahita kibazwa mwararyamanye koko mwana mwabanye mukundana koko warifungishije koko ibindi bikaza nyuma amarido se niki ngo amasafuriya ngo amarido nk'umugabo abaza umugore amarido amasafuriya uze ibyo ntabwo ibitume bigera hari amarido n'amasafuriya noneho kumukubita n'icyaha niba iyo ubyise ngo ni icyaha ariko akaba atarabiregeye nawe harimo indi mpamvu kandi n'ubu yemera ko bashobora gusubirana yego ahubwo ndavuga nyine kubivugira gutya muri publique akabivugira kuri kamera biterwa n'igihari ariko
biterwa n'igihari biturutse bitwaye iki za nzego zibareberera zishobora kwiyangaja zibareberera we ntaba afite kugira ikintu iminere se ubyo atabyivugiye akabivuga ko yafatiwe muri kirakekwamo gukora ntabwo gukubitwa n'umugabo wenda icyo ahubwo se bwa nari zirimo nibyo nakunze kuvuga barambwiye ngo naramurenganije ariko se umugore ukubitwa mu mezi 6 ya mbere ubwo abazama akubiswe 2 muri 6 ubwo yazamara 10 yarabaye ingoma y'abaporo hari ibintu noneho ugakubitwa ukanihangana gutise niki ofete abamubona wowe reka nkutume we nujya kumubaza nujya kumubona uzavuge ngo uriya hari yashakaga iki gituma yihanganira ibyo byose urakubiswe ce ugiye kugura amarido telefone umuhungu ayiriye urwara ce uje mu bukwe ce ibintu byose agenda avuga byagiye bya postponed kuki uriya mukobwa yabyihanganiye niki kidasanzwe cyane muri uriya muhungu ntago abantu babimubaza cyangwa se nawe nyongera nanabivuga uzaca ka video usanire bene ibyo bisubizo ari byo nkomantaho ntago abantu barasa ku ntego ngo bamubaze icyakagombye kubazwa ko muri iyo video numvise avuga ko nuko bashobora gusubirana ashaka y'iki gine kidasanzwe bya bintu byo guhishana ababyeyi none se ahubwo ko kuki abantu bavuze bati uri gutaranga umugabo Vital abandi bati ari kwimara agahinda ari muri therapy hari kibuze icya gatatu utavuze rero ari no gukorera amafaranga icyo giciye iruhande kubera iki wese uyu mugore se ari kuyakorera umugore ari kuyakorera hehe uzi yaravuganye iki umuntu ajya kwicara ubuse ntago ndi kuyakorera ntajya kuri kamera nkuko nyiri hose niba warakoze urugo waragiye mu rugo rwitwa rwakoze ubukwe bwa business niba tudakorera amafaranga hanyuma warumbajije ngo iki icyambere narimuze nti uri gutaranga umugabo ati ndi kwivura agahinda abandi bati ni ukwivura ahubwo ariko ndi no mu kazi byose birashoboka gutaranga umugabo ntago ari ibintu bibaye iyo ari ukuri nta mpamvu kandi nanone ibintu bikubyimbye mu mutima n'abandi babimenye kubivuga it's part of healing yego nayo ni indi therapy ariko kubivuga ntago kubivugira kuri kamera nta mafaranga uri gukora kuko ntago ari yo therapy kamera ntago ari yo therapy ushobora guhamagara nyogosenge ushobora guhamagara uwo mwiganye ushobora guhamagara Tonex biriya byose ukabimubwira ukabura urakize so kubivugira kuri kamera rero nuko harimo niyo aspect financial yo gukorera amafaranga nyine none se kera kamera zitaraza abantu ntago abagore ntago bagiraga bo baganyira cyangwa umugabo akagira uwaganyira akumva araruhutse so kujya gutakira kuri kamera rero ni nkamwe bya Sandrine urabyumva kutajya gutakira kuri kamera harimo kwivura ariko no gukorera amafaranga kandi n'amafaranga safe partie ya KURI y'umuti n'amafaranga aravura nabonye abantu bari gutanga inama ivuga ngo uva kuri social media wa mugore we uva kuri social media agehese abo ni abantu kisi bamuretse se bamureke nta kibitwaye nta birenze rwose ikibi nuko yavuga kari murore ariko nako mwakamubajije oya akari murore navuga ni nkuko wamubaza uti ariko hari wigeze kubimubaza hari wigeze kubaza n'ibijoro rya mbere uriya Vital yaramurongoye baraye bakoze imibonano ni hari akavido ni manze nani barakabanje ushobora kuba nibeshye ariko muri part 1 ako niko nakwita kari murore umubajije amaturu yamuriye mubajije iki ariko ikibanze kumubaza ngo akari murori numvise n'abantu bavuga bati impamvu atari kuvuga ati ibintu byo mu ngo ati ushobora gusanga Vital n'umugore bari gupfa ikintu kijyanye n'amabanga y'urugo ariko batabivuga wenda ugasanga urugo gute nta muhaza atagerayo umugabo anywa amata ntayamare icyo cyo ntabwo wakivugira kuri kamera ukibwira nka nyogosenge cyangwa se umunyamakuru akamubaza ati ese nibura
ugereranyije Plaisir imikorere ya Plaisir na Vital wumvise ubasha rindi ataremera se ko hari n'uwose banakoze ariko nabwo kuvuga ngo ubasha ari runaka ibyo ngibyo nabyo nanabisesengura kimubaza agasubiza ati abasha Plaisir nuko ibintu byo hanze ukora nk'umunyakiraka nka wa muhungu w'imuhanga donc ibyo ni ibisanzwe nabyo yari ntago wabigereranya kuko ushobora gusanga hanze ushobora gukora effort utabasha gukora iwawe ku buryo wa mugore hemewe polygamy bakavuga ati uyu mugore wakuremeraga mugenda umutunge burundu ntago wakorezo effort umunsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu igukora itani kurikiranya kare buri uriya muhungu w'imuhanga yabikora ikigore kigashira yawe yapfuye so icyo rero ni mu kimubaza agasubiza naho mpagaze hari ibintu bigera ku 10 nshaka kuvuga ndihuta cyane byanditswe n'umuntu udukurikira yitwa Jire aravuga ati Diane arihangana rwose kimwe cyangwa reka mbivuge wenda uratubwira uko byumva aho numva nkeneye kugira icyo mvuga ndahita yego ati Diane arihangana rwose nta wundi mugore ndabona umeze nka we nabaza ibintu 10 gukubitwa cyo ni cyambere kwamburwa telefone kwamburwa uburenganzira bwa telefone kujugunya simukadi kugira ngo atavugana n'inshuti ze cyo ni cya kabiri gatatu kwanga ko umugore agura amarido kandi nawe ntayagure agamije gusebya ababyeyi ba Diane kane kugura amasafuriya kugira ngo agaragaze ko ababyeyi ba Diane batayamuguriye gatanu kwanga ko Diane yishakira marene gatandatu kwivumbura hato na hato ndetse akazira n'ibiryo n'ibiryo umugore yatetse agahitamo kurya amasambusa kwanga ko imiryango yo kwa Diane imenyana niyo kwa Vital imbere y'uko ubukwe buba gucyurira umugore we ngo ntacyo akora uretse kurya gusa kumuteza itangazamakuru we ntagaragare kwangira Diane gutiza inkweto barumunabe akarenzaho avuga ati tuvugishije ukuri ninde mukobwa muri iki kijana wabyihanganira ibyo bintu 10 urabyumva turetse gatoya oya nawe yagiye muri details zitari ngombwa gutiza inkweto barumunabe kugira ngo kwanga kurya ukarya isambusa ntabwo umusesenguzi twajya muri bene niba nanza amarido n'amasafuriya ntabwo byo gutiza inkweto nabijyamo ahubwo kamanze sesengura uyu mwana uyu mukobwa yego Diane yego ntiyujuje imyaka y'ubukure yego urwo rugo rugiyemo ayobewe uko umuryango wubakwa niba imiryango idashaka guhura ku cyemeye kurujyamo hanyuma icya kabiri kuki ukubitwa kabiri mu mezi 6 ukarugumamo iwanyu uri imfubyi sindi imfubyi sindi imfubyi sindi ninshike sindi kinegu sindi urabyumva naje murujwe n'urugamba rw'urukundo rwo kubaka urwacu rurimo se niki kituma yihanganira ibyo byose nawe ashobora kuba atari cyashya ibyo bintu byose urabibonye ni bati imiryango guhura wapi ariko nzarujyamo ruriya rugo amarido wapi nzayibamo itagira amarido amasafuriya kwanga ibiryo ukarya isambusa tapu ibyo byose ubyihanganira gute si uri kimuga ntugire aho uba ntugire umuryango ntugire inshuti wahungiraho kuki ibyo byose ubyihanganira uri ari elementary so kubaka se karege kubaka ze wabiretse ukajya kubaka n'abatarwana uretse wabubatse bose baciye muri izo etape ngira ngo ni uburyo bwa experience bayasha uzi ko kubahamba hafi bituma babanukira abantu nimutababwiza ukuri nushaka kurushinga ejo ibyo bimenyetso bibonye ku muhungu Rex nubona umuntu mukiri fiance agatangira kujya yirwa reba muri telefone yawe avuga ngo uyu ninde wajya kwitaba wakwitaba ugasanga riba ngo bavuganaga nande oya shaka urundi iyo nzira irafunze bwiza abantu ivyo rero byose byari ibimenyetso bikwereka ngo uyu muntu ese urukundo rurimo niba imiryango idashobora guhura ushire nagusobanurira ko nyoko ko ari nyoko 98% nyoko bukwe ni nyoko none uti imiryango ntigomba guhura nese mugiye gukora mariage yiki
ko mariage couple navuze ngo muri principe y'isezerano yo gushyingiranwa ni viwanyu nanjye mvi wacu duhurira iwacu tubyara bacu yavuye iwabo n'undi ava iwabo bahurira heza iyo rero igihe ubona ibyo bintu bitazavamo wabireka hakiri kare ibimenyetso biba bikwereka urumva kugira ngo wihanganire ibyo bintu ibimenyetso uri kubibona uri impunzi ubonye ubuhungiro kuki wihanganira ibyo bintu ko abantu babwizanye ukuri mugiye gukora umuryango ki iyi miryango yanyu itaziranye kuki ibyo byihanganira ugakomeza ukavanza normalement vraiment ingo nyinshi nzi neza ko bajya umusore n'umukobwa bajya kubana bamaze kwiyerekana mu babyeyi baziranye pe miryango ibiziranye ibiziranye si ukumenya niyo ari umuntu wa kure niba ari umunyacyango usaba umuntu w'inyagatare ushobora kuba rimwe ariko nibura niyo geste yabaye unabonye iki kintu ahubwo cyanabayemo kinini cyane cyo kuvuga ngo abashingo umushingo ntiyashakana n'umuntu utari umushi mugenzi we ngo bubake nibo babyizaniye ndakibutse ngo hari ibintu bajyaga bambwira ngo umushi yasakanya n'utari umushi ngo bigenda gutya urumva icyo nashaka kukubwira kuri telefone Vitali telefone irabuze bari bagiye kugura amarido hanyuma telefone impamvu zishobora gutuma utitaba telefone ni nyinshi uri kuri kamera kuri mikoro cyangwa se kuba nta muriro ariko igikorwa iyo ari aperi iri important aho ubonekeye urayihamagara n'undi wese abyumve iyo umuntu yagushatse akakubura birasanzwe kubera ko ushobora kuba uri busy ariko aho ubonekeye please call nge n'umudamu wanjye ajya akunda kuvuga ngo impamvu zituma ntitaba telefone ni nyinshi ariko aho mbonekeye ndaguhamagara ikosa ni ukuvuga ngo aho ubonekeye ntuhamagaye umuntu wakubuze oya nugukerenza ibyo rero nuguca amazi pe ibyo rero nibyo uriya mukobwa yavuze ati naho abonekeye ntiyongeye kuyihamagara ariko uriya mukobwa nakamubajije ngo umaze kubona ibyo byose kuki urwo rugo warugiyemo yego waburaga iki kandi avuga ngo papa seke ashobora kuba agifite umubyeyi ukiri muto yahungaga iki nawe ubona none ariko akiri muto yego nyine niba afite ababyeyi yahungaga iki akaryana mu ihururu se akaryana mu nkanda tukavuga yakabuze se yari yakabuze ase mu cyadeperi urumva mu cyadeperi se buno cyadeperi se niki ho harasenga se burya mu nkanda harasenga mu ihururu harasenga ntavuga ni nyine wenda izo ndangagaciro nizo wenda zatumye avuga ati izo ufite abantu bikigiye kurokorwa bumva ko ari ukureka gusambana no kunywa inzoga ibyo gusa ariko matiku ukayahoramo kwambura ukabihoramo kubugambanya ukabuhoramo gute ubwesiko rukabugumamo no none se ubundi se wasambanye ntabwo yasenga Imana ikumva irumva nyine nuko rero uri guca ku bana babwiriwe uratera ivumbi bararwana ntubakijije ariko ngo navuye ku nzoga no ku gitsina ngo ndi umurokore gutese utagirira impuhwe ikiremwa muntu ngira ngo ubukijijwe ibyo inzoga n'igitsina si byose ijuru bavuga ijuru hari ibitangaza bitatu bizabamo cyangwa bibiri kuba hari uwarishatse akaribura yarazi ko yarikoreye cyane kuba hari uzaribona agahurayo n'abo yariciraga urubanza ko bataribona babyumva na babandi batakekwaga ijuru ni dosiye ikomeye hari n'abatazi aho insengero ziri bashobora kuzarijyamo yego ko cyane hari akaryana mu ihururu wakabaza ukagakemura ntibikubuza kugenda ugasaba imbabazi Imana nta kindi umubiri ko ntawutegeka ntabwo wawutegeka se gute erega icya kabiri Mugabe yaravuze ngo Robert Mugabe yaravuze ngo Imana izi ubwenge iyo imenya ko igitsina mbere ya mariage ntacyo cyakumarira yari kukiguhiye kigeze ako kantu karumvikana cyane iyo
ibizi ko igitsina mbere yo gushyingirwa ntacyo cyakumarira yari kukiguha wamaze kurahira mu murenge cyangwa se wenda tuvuge ko wari kuba ugifite wenda utagira izo santima par exemple kidakora uraho kidakora icya kabiri nongere nabyo mbivugire rimwe Imana izi ubwenge cyane iyo ibizi neza ko igitsina kigenewe umuntu umwe ngo mwasezeranye yari kugishyiraho ingufuri kikagifungura uko kibonye nyiracyo niba kidafunze seke niba nundi wese ashobora question kandi gipangirwa nubwo ni umutima n'ubwonko bigipangira iyo kivuze ngo kingurira runaka arakingura kirakinguka cyane Imana iyo ibishaka rero yari kukigira ku buryo kibi cyumwe tukabeshyana tukabeshyana none si Imana icyo yarakibagiwe Imana yavanye umugore mu rubavu rw'umugabo ikabashyira muri Edeni bakarya amatunda bakajya gute icyo yarakiyobewe cyangwa se ntihari abantu arya ni hehe nta musozi wahindutse umusozi w'umunyura yego umusozi w'umunyu byari byagenze bite ni umusozi uri kuvuga cyangwa wa mugore wahindutse umunyu yego umugore wahindutse umunyu yari yagize ate Mukaroti yari yahindukiye he bari bamubwiye ngo ugende utareba inyuma mugende straight arahindukira areba Sodoma na Gomora abahindutse umunyu aha none Imana irananiwe kuba yavuga ngo umugabo wasambanye ahinduke umunyu ahinduke ingiga y'umunyu cyangwa umugore wasambanye ahinduke ibase y'umunyu ibyo birayinaniye kubitara bipanze gutyo nuko yari izi ko ari wisheya hagasigara management ni responsibility z'umuntu mu buzima mboneza bitsina nta ubyitwaramo kimwe nundi hari nabo gahora kanditse saa sita hari ushobora kubishaka rimwe mu mezi 3 hari ubishaka 3 ku munsi hari ubishaka 3 mu mwaka hari ubishaka urumva urabyibuka hari icyo bita matin midi soir MMS hakabaho maxime septembre oya habanza matin midi soir MMS hahukiraho mardi mercredi samedi MMS hagakurikiraho marsime septembre ubwo ni 3 ku mwaka none utagiye kubikenera hanyuma kazagera kuri meilleur souvenir MMS ntabwo abantu bose babehavinga kimwe amatsiri du sexe sibyo niyo mpamvu kubiregretinga ubutumwanya no kwirwa ubwira abantu ngo kurikira nakijijwe biterwa umuntu ashobora kukugusha kugukoresha penalty urabyumva kandi nta abantu ntibabigire tabu abantu baremereza ibintu bagira tabu ibintu by'imibonano mpuzabitsina nibo batuma amashyano amahana aho raba si ya influence y'amadini babyoroheje byaba ari ibisanzwe si ibintu bisanzwe nese mu migina ko umuntu yitegera cyangwa ko simose agatega abaye urundi bakabaye bumva ko ari besoin nk'iyindi yose utagomba kubana ntabwo ariko kuvuga ngo ntabwo wakwiga ngo ndokotse ubusambanyi ngo ndokotse kunywa inzoga ariko ahandi tiku ubugambanyi barajya gutora mudugudu akaba ari wowe utangira kuzana ngo tumaze igihe tuyoborwa n'abanyacyangwa ngo none ni muzana n'umunyamutara iyo ni itiku bose warokotse iki ni wowe ugambanira abayobozi kuvaho ni wowe unaniza ni wowe ufata abana nabi ni wowe usenya ingo z'abandi kubera ubugambo ngo kubera ko udasambana utanywa inzoga ngo ubwo ngura umurokore gute se my dear iriya etikete biha nirwo rubanza ugomba kuyitwararika mpaka njyewe umunsi nabigiyemo nzagenda ngiye ntabwo waba akazuyaza nzajyayo nabanje na Bibiliya rero iravuga ngo yakazu yazi Imana irakuru nzajyayo n'ibinambaho ubwo buntu nibungirirwaho nzajyayo naramaze kurangiza ibyo hanze aho bita ngo ni mu bisi nzaba nara express kandi koko nubundi ntago mporoheye ariko nk'umwana ungana kuriya 20 ningahe nturamenya uko ubuzima bumeze nturashishwe ugatangira none biragoye niyo mpamvu rero benshi bageraho bakivuguruza kuko ese mariage yo itagira stage ibaho kandi niyo mpamvu Imana yatanze igitsina na mbere ya mariage oya none se ko nta wese bira bintu ko nta muntu byigisha undi
biriza Eh, ariko ntawe n'ubyigira ubyiga nyuma yo kuva ku murenge ntawe niyo mpamvu Imana yabitanze mbere ya Mariya iyimenya iyibizi ko ari bibi gusambana imibonano mpuzabitsina ku batarashakanye iyibizi ko ari bibi ibitsina ariko ujya ibibaha bavuye ku murenge. oya na za principe zo kuvuga ngo umuntu arashaka isugi sibo ziracyabaho isugi ngo imara iki sibundi ngo isugi yo kumara iki nyine ubu biracyabaho koko ubwo so nindi wagira iyo principe ya mbere harukura ngo ni isugi ngo yari isugi ibintu nk'ibyo isugi ni nko kukwatira umurima w'umushike utarigeze uhingwa namba nta gafumbire ntaki abe namba abafite iyo tageti ntago bya bintu wambwiraga ndumva byinshi mbiciyemo muri make arimo ibifatika n'ibidafatika management ya telefone biki uriya mukobwa muzamubaze ngo kuki ibyo byose wabibonye ukajyayo kuki no kuri iyi saha uvuga ko wasubirayo wari wabuze iki hari ibintu bakunda kuvuga by the way reka mbivuge do passage hari ibintu bakunda kuvuga ko mu barokore ngo habaye abasore baki ashobora kuba ngo habaye abakobwa benshi beza ariko hakaba abasore baki wenda akaba icyo yarwaniraga ariko wajya n'ahandi wajya no mu Bayisilamu hari ahantu badasenga no mu nkuru y'abano hari kivugwamo ko ngo yaratandukanye n'undi muntu bishoboka ko yari afite igikomere cya agahita apfa kumariya la première venue niko babyita ahita apfa gufatuje wese ariko wakweretse ibyo buriya reka nkwereke ikintu umukobwa ushobora kumubabarira ubwo bashobora kumubabarira kuba yashakana n'umuhungu ufite umwana hanze yego umukobwa ashobora kumubabarira ko yashakana n'umuhungu wigeze undi mugore atabizi kuko ibyo wabimuhisha ariko umuntu atangiye kare akwereka ngo sinkwereka iwacu ntari dongura hari ikiriri kiro icyumweru cya mbere uramudishe ikiriri iki telefone ntuzongera kuyivugiraho ibyo ntabwo nabikubabara kuko uri muzima andi makuru ashobora kuyaguhisha kumuhisha iwabo birashoboka kumuhisha umwana birashoboka kumuhisha ko yigeze undi mugore birashoboka ariko ibindi arimo arabikwiyerekera ugakomeza ukavansa ingeso kuguhisha umugabo ashobora kuguhisha kwanywa itabi ashobora kuguhisha kwanywa inzoga ashobora kuguhisha ko aheheta shurashura ibyo byose ashobora kubiguhisha ukazabibona nyuma ibyo ntabikubabarira ariko umuntu yatangiye kukwereka isura ye nyayo ubireba warangiza ukavansa uravansa ujya heheza urajya mu muriro uwureba nta n'uwakugirira impuhwe ko byabaye ureba so nabonye hari abakwikomye mu kiganiro twagiranye bwa mbere hari umugore damu watanze ikiganiro ku yindi shano aravuga ati biravuga se we niba wari umukobwa we yatinyuka kuvuga ko uyu muntu atari umugore ariko umugore niwe uri kutwiyereka kukwikoma rwose ari umukobwa wanjye bibayeho nabanza nkishinja ngewe kuko ni ikigaragaza uko nareze n'uburenganzira n'amashuri mwana wanjye yaciyemo aho bigisha uburenganzira bwa muntu kumenya uruzaba urugo ruzima rurangwa n'iki hari ibyo umuntu ashobora kukwereka ukahita ubona amareshya mugeni ni isi yamutunga ariko nibura ayo mareshya mugeni uyabamo kugeza mariage ibaye ariko noneho no kwihangana n'aya mareshya mugeni urayabuze umuntu atangiye kugukubita mukiri muri fiançailles atangiye gucunga telefone yawe mukiri muri fiançailles nanjye namenya ko umwana wanjye ntamureze muri ntazi guharanira uburenganzira bwe ntazi no kwevariwa icyaba urugo ruzima kandi ndetse uwo mugore yavuze gutya no attention ntabwo mu Rwanda nta bwoko nta gasozi nta karere nta murenge ubyara abasesenguzi gusa abasesenguzi bava mu bantu basanzwe urabyumva nabo kuba ari abantu basanzwe rero nanjye nashobora no kubyara uri hanyuma ya Diane ubuje sinababwiye umuhungu wanjye yagiye kwiba muri alimentation neza abajura mwari muzi ko ari ubwoko bubabyara cyangwa kategori ubusa abantu bari wawa ntari babo mu ngo zikomeye uruzi se ko abanywara umugi bagira isura yaba babyara so ibiri kuba ibimvugira aha bishobora kuba iwanjye bikaba ku muvandimwe bikaba mu muryango wanjye birashoboka nta kintu kuko nanjye mva mu muryango sibyo se yego mva mu muryango nta muntu nzigera nshuka mubwire ngo twebwe twese turi ibibanda turi iki se turi ibimanuka se oya turi abantu nk'abandi shobora kwibeshya shobora kubyara nabi shobora kugira urugo rubi shobora kuba umugabo mubi shobora kugira umugore mubi shobora kubeshwa shobora kugira inshuti mbi shobora kugira ikigare kibi ibyo byose nanjye byambaho ariko ntabwo byambuza kuvuga nanone
yego ntabwo byambuza kuvuga ngo kubera ko byambaho narabibabwiye rwose niba ntarabivuze hano manza narabivuze kuri BNB kandi umuhungu wanjye uyaje muri vacances n'inshuti yanjye ntabwo harabavuga ngo mba ndi kumukomeretsa yaribye na alimentation yibyemo nayigiyemo wa mungu wawe se n'uwamufashe twaravuganye abyumva kubivuga nese mvuga ngo abasesenguzi babyara bamarayika nayo byo yagiye kukubaza wabyaye marayika kare abyaye marayika se ubyara abasesenguzi babyara abahanga amajana twibye tujya kugura za super deep gusa n'ubu bagiye baracyanyiba ikintu kigorana abana abiwanjye kumbeshya nicyo bigorana kuko ndarejike ku kinyoma kandi kukivumbura biroroha cyane ako kanya nkimenya ko amakuru donc iyo amakuru yagizeho dute mpita nshaka izindi ntuza alternative nkahita mbona nkahita nkwereka ko wambeshya tumutahuye ukambwira ngo wari uri mu mujyi mu kanya nkumva nkahita ndeba motari nimero za motari wakuzanye nkavuga ngo uyu muntu wari umukuye he sinari mukuye ku murindi wa Kanombe bikaba birarangiye ubundi nicyo mbwira abana biwanjye kubafata kuba mbasha kudetegita ikinyoma bituma bambeshya gake ariko ntibibabuza urumva ariko ntabwo tubyara abamarayika Diazi ariko nanone twagurira kuvuga ntabwo turi bamise kigoroye kera bavugaga Linda bavuze ngo bavuga ngo niba ari basekana imbere k'abanenge itibona no kurumva natwe dufite amadefo menshi cyane dayera menshi cyane naba nuri yabashije no kugera no muri urwo rusengero nese kujye ushaka kumara nk'umwaka nakandagiyemo oya ngo niba nanjye bansesengura oya niba ni ibintu bijyanye no kunegura baranegura banenge itirora gutyo ibintu nk'ibyo oya banegura ni inkovu banenge itirora ibintu nk'ibyo rero ngewe ntago ndi bise kigoroye ndi umuntu usanzwe waciye mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi ubaho mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi ikiba ku bandi nanjye cyambaho ikibi ni icyambaho naravuze ngo meze ntya kibigiye mbabwira ko genda n'ibyaha genda n'amakosa ndi umuntu usanzwe rwose umuntu usanzwe ariko le commun des mortels ndi umuntu usanzwe wa undi usanzwe rwose ushobora gupfa nk'ikimonyo cyangwa isaza nta birenze rwose nta budahangarwa afite ariko ntibyambuza kuvuga nanjye bajye bamvuga ntibantangiye se barantangiye da yego sezerana ndagushimiye rero Karegeye reka nsoreze aha ngaha kubera ko gahunda yawe iba ari ndende schedule yawe ni nini hari byinshi byo kuganira wari ufite ubwino bwo mu majyaruguru ariko byaba birebire oya dosiye y'abakono iracyari mbisi ntabwo ari yo kuganirwaho vuba tubanze turebe aho bigana ibindi naho utaha reka ngushimire wabonye ko Kidi urubanza rwe rwagiye mu kwa 9 noneho barwimira mu kwa 9 ariko azajya abura ari hanze nyine apfa kuba ari libre nta kibazo ibyo ngibyo ni ibisanzwe nko kugira ngo atirara kandi uri muri la situation ntiwemeye kuvayaja ariko nawe nanone niba mujya muvugana mubwire kame akora ubukwe tuburebe wenda icyo atazakora no gukorera hani muntu hanze y'igihugu byo ntiyabyemererwa ariko nakora ubukwe bazajya ku Gisenyi twahirutse ajya mu murenge nakora ubukwe twirebereye ikirori mu kwa 9 biza abamera neza abantu Karegeye ndagushimiye rero ku mwanya wawe urakoze n'abadukurikiye bakoze abatanga commentaire zaba izitwubaka n'izidusenya nge nta kibazo njyangira nta kibazo njyangira bose mbafata nk'abantu kandi nanjye zibari nke izisenya zibari nke ariko nanjye hari ibyo njya mvuga nkibasira abantu nanjye banyibasiye nta gitangaza kirimo oya nta kundi ni ubuzima yego wakoze cyane yego